Yesu nashimwe bene data. Aka kanya tugiye kurebera hamwe ijambo ry'Imana turi buze gusanga mu gitabo cyo gutegekwa 2 igice cyaho cya 9. Haragira hati: umva wa bwoko bwa Isiraheli we, iki gihe ugiye kwambuka Yorodani ukajya mu gihugu, ugahindura amahanga akurusha gukomera n'amaboko, n'imidugudu minini igoteshejwe inkike z'amabuye zigera mu ijuru. Ni ubwoko bukomeye bw'abantu barebare, ari bo Banaki. B'Abanaki uzi, ukumva babavuga bati ninde wahagarara Abanaki imbere? Nuko muri iki gihe menya yuko Uwiteka Imana yawe ubwayo izambuka ikugiye imbere ari umuriro, ukongora ikabarimbura, ikabatsinda imbere yawe, nawe uzabirukane ubarimbure vuba, uko Uwiteka Imana yawe yagutegetse. Uwiteka Imana yawe nimara kubirukana imbere yawe, ntuzibwire uti gukiranuka kwanjye niko guteye Uwiteka kunzana muri iki gihugu kugihindura, kuko gukiranirwa kwayo mahanga ariko gutumye Uwiteka ayirukana imbere yawe. Gukiranuka kwawe cyangwa gutungana k'umutima wawe si byo bitumye ujyanwa mu gihugu cyayo. Gukiranuka kwawe cyangwa gutungana k'umutima wawe si byo bitumye ujyanwa mu gihugu cyayo no kugihindura, ahubwo gukiranirwa kwayo mahanga niko gutumye Uwiteka Imana yawe iyirukana imbere yawe, kandi no kugira ngo ikomeze ijambo Uwiteka yarahiye ba sekuru banyu Aburahamu na Isaka na Yakobo. Nuko menya yuko gukiranuka kwawe atari ko gutumye Uwiteka Imana yawe iguha iki gihugu cyiza ngo ugihindure, kuko uri ubwoko butagonda ijosi. Ujye wibuka ntukibagirwe uko warakazaga Uwiteka Imana yawe uri mu butayu, uhereye igihe mwaviriye mu gihugu cya Egiputa ukageza aho mwaziye aha mugomera Uwiteka. Imana yaciwe kandi ahabwa icyubahiro. Tugiye kumvira hamwe ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo ujye wibuka ntukibagirwe aho wavuye. Wibuke yuko aho uri hari abandi bahabanje. Wibuke yuko aho wicaye, haleluya, hari abandi babanje kuhicara. Nuwarangiza utekereze impamvu batagihicaye, utekereze byagenze biti kugira ngo ntibabe bakihicaye. Imana yaciwe kandi ahabwa icyubahiro. Reka twubahe Imana dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwawe bwawe nibuze, ushake hagati muri twebwe nk'uko bibaye mu ijuru. Data, reka utubabarire gukiranirwa kwacu. Uwiteka, twarakugomeye uhereye mu butayu, uhereye mu kuva muri Egiputa. Data, ntabwo tujye tugutunganira, kandi turi n'ubwoko butagonda ijosi. Ariko Uwiteka, kuko uri umunyembabazi, ukaba ugira imbabazi nyinshi, reka udukuruze ineza yawe, utwiyegereze,
niwarangiza udushyire mu gituza cyawe utubumbatire. Data, komeza kubana n'imitima y'abera bose, icyuho no gukomera n'ibigiye mu izina ryawe, amina. Twongeye gushima Imana yuko itwemereye yuko twumva iri jambo, yuko turebera hamwe iri jambo, aho uherereye mu mpande zose z'isi, Uwiteka akwishimira. Abisirayeli ubwo Mose yabihanangirizaga, yarababwiye ngo amategeko yose mbategeka uyu munsi mujye muyitondera muyumvire, kugira ngo mubeho mugwire, mujye mu gihugu Uwiteka yarahiye ba sekuruza bacu, kandi ujye wibuka urugendo rwawe rwose mu butayu Uwiteka Imana yawe yakuyoboyemo iyi myaka uko ari 40. Hano wagera ku gice cya 9 niho uwumva noneho, niho ubasha kuba wasanga uko Uwiteka yababwiye ubwabo. Mose amaze kurihanangiriza arababwira ngo si uko mukiranuka imbere yanjye cyangwa imitima yanyu itunganye, ahubwo ni uko bano muje kuvana aha, bano nirukanye imbere yanyu batangiranukiye. Urumva Imana abantu bose bafata Imana ni urukundo. Rero ni ukuvuga ngo kuba abo waje usanga aho wicaye badahari si uko ukiranuka, ahubwo ni uko batayikiranukiye, ibirukana imbere yayo irakuzana. We rero nimba uhageze, banza umenye uko ukwiye kwitwara aho ngaho uri, tumenye uko dukwiye kwitwara, kuko nimba abo tuje tuhasimbura batarishimanye n'Uwiteka, twebwe reka dukore ibyo Uwiteka ashima. Imana ibamere umugisha. Data, turagushima, turaguhimbaza, turagushima kuko umuteguro wari mwiza, turagushima kubwira ijambo duhaye. Data, shyirwa hejuru, ubuntu n'amahoro n'urukundo byawe bikomeze kutwumara iteka ryose. Amina.